iki kintu uteruye ni igiki kazu? My dog. My dog. See? Ntabwo kari koga ashaka doge kawe. ariko uyu mwana azi kwakitinga mw'abantu barabona azi kwakitinga agahinda sinazi kwakitinga inzara zitanu ijisho ryanjye mana yisinije ntabwo sinazi kwakitinga reka tubirebe yewe nagiye kureba ese azi kwakitinga urumva ntabwo reka turebe niba nawe azi kwakitinga Manu muri guhamagara ninde? sinararize ijisho riratukura si cyawe ndenze aho mwana wabonye inkuba y'igihugu ntabwo ndi kuzibaho ahubwo bari kumanyira sine usibye gera gukoresha sine usibye kuba ukubitwa muri filime waheruka gukubitwa ryari mu buzima busanzwe? mama niyo kagukubita mama niki nawe yaragucatse nyine dukuba mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe none se mwishyura ngahe mukubita oya yazane oya ndikubeshya gutse ntabwo nakwishyura umurongo mukubita reka urushyi numvishe ndi mu gikari oya nkubise urushyi rurumira ibara rya sine amaraso ari kuva arashushe mazi uzana amazi umusuke watumiza amazi y'ibarafu matomoza bikore yahise avuga kwamba hanze uretse ahita kwiyogoshesha turamubwira ngo tabyere urayakuba kabitwegura ntabyo ntabwo uri kumva areba ukuntu ari buduheveni kandi tubikoze kubera intego atagenda n'inkamunesha wateza agatangaro ntabyo ntabwo wayambaye niyogoshesha wowe se niwe wiyogoshesheje ni umuntu wari ufite umusatsi muremure ungana w'umudamu ari nkanjye uwashetera kamwe ngo nogoshe hejuru areta haza mwiki haza uruhara bikora ariko naba ndi mu bikurya hano naho amazi mwayawe izina ry'Imana niyogoshesheje ubwishagaye n'umusatsi none se umugore ari wo musatsi umwana batwaraga ukabatwara umbaze ngiye kwereka ngiye ibintu birambabaza muri turu di Rwanda birambabaza iyo dutwara amagare nzigare kubera iki ari amarushanwa yabaye ngenda jurira ngomba gutwara iriga ayo nganza yatwara amafaranga ya turu di Rwanda nugonge kamera ni bande bagiye bose ntituri hano nuko washishije na Sara arimo ubise urushyi rumera ibara how are you funny in you ese funny in you iyo bavuze nk'Imana iturebye ngo ibona ari uturabo twiza turuteye ahantu bishatse kuvuga iki? ushatse kuvuga yuko nyine Imana itureba neza ese nawe umuntu ubuzima bwariye kamanze mbabaza umaze nk'iminsi itatu atarya suriya kubaza ibi utanga icya cyumi mu rusengero
si itegeko Kare. oya Njye ntacyo ariko ntazi. oya wenda muzayitanga ariko umva se oya nyine umukino ushaka kubabaza nk'umukobwa w'indaya wasambaniye amafaranga akagenda agatanga icyacu ayiwe hari icyo bitwaye oya none se uratandukanyiriza he ubwo ni umuvumo kandi bidasubirwaho yego se ayiwe ibyo ni ibiki noneho abantu ariko narumvise kera itegeko ryo gutanga icyacu hari hariho abarewi uri kumva abarewi bwari ubwoko bw'Imana buba mu nzu budahinga none ubu njyewe nje hano kuri shuri nkoreye udufaranga twanjye ndadukobokeye udufaranga tw'icyuzi turabonetse pasiteri afite vewe itagendamo gute ndi bujye iryo ni ishyari ryikize pasiteri ntagenda yicara mu uretse reka mbaze nkubaze yicara mu rusengero uramuboha kera ntabwo tuba tuzi ko abakinnyi baje director arababaye ureke kumubabaza uri kumva nyine iryo ni ishyari ry'ikize kuba afite vewiti umva ntabwo uri kumva ikintu gusobanura sana hano ndebe ko nanjye ngimo iyo wibeshya zukanyema maze tukareba iri ni barafu ni ice ni barafu nyine nyikuyemo hejuru hamwe hakonja ubwo ni nk'aho ariyo uri kugira barafu ubwo ishizemo ni ukuvuga ari gukuramo n'uzayisinyaya duvura kabwa bintu mbifara urumva amara Yesu imyaka 12 twaramenye ko yagiye mu rusengero hagati y'imyaka 12 kugera 30 bongera kumuvuga afite imyaka 30 hagati aho yari ku ishuri oya cyane mari gubaje kandi uzi ko nako kajugunye ibyo bintu bikuye ariko ntaho byanditse ngenda bizi mani nuvuga ngo yari Joseph yari umubaji wa bien urumva watanje kandi Yesu yakurikiye umwuga nyine wasekwa ko nubwo yari kandi ngamukira gihe ngo wakurikirana ngo umurimo wase yego yarawukuraga of course so rero yari muri ako kazi yarakoraga nyine batijiza amafaranga ubwo yamaze imyaka akimara kugira je pense que niwe yagize 33 yakoze ibintu mu myaka 3 gusa okay 33 kubera kuri 33 amayigiye nuko ntaragaruka muri iyo 33 muri iyo myaka 3 harimo imyaka 40 yarimo iminsi 40 atari none se no muri iyo minsi harimo iyatariye ikibazo abantu nsobanuriye bahise bajya bari muri toilette yaboro yangire kugenda iba ise uzumwizoga umwizoga mane pipira kadukore umunyenga ngo umunyenga nari busoko ntago mbizi ari kurariseho uwatwara ukagira mu rugo cyane ase nihe utajya amana gare ngiye ikintu cya mbere nze rumva nzi ndarizi ariko nanjye ndarizi noneho sheje urumva uriya muniga wanjye yapfiriye ku igare nta kintu kitaguhitana ati urumva wahise uritinda mani gari nta protection ifite iyo uguye ugwa nk'amasema oya ikintu cyose Hello my people. Hello my people. Welcome, I like it and I miss you. Nshaka kugichongoza muri miss. aravuze ngo hello my baby Hello my baby. Hello my baby, my beautiful people. I love you, we love you. yabwiye shari silva ngo I like it Shelly Silva, I love you and I so much. I like it. I so much. turi gufata
I like it. zikumwanze ndahita ngira gutya so kumenya cyangwa ndaza usuri gufata ibiki Ngena aragiye ari kugenda. Why didn't you say bye? Umva se uriya yitwa nde uyu mugabo yitwa nde kabutura ntabwo muzi Mugiye muje kujya aribyo kabutura yitwa nde kabutura yitwa nde aya Kiroso yitwa nde Kiroso ninde witwa Jeannette hano hari umuntu witwa Kaneza hano hari umuntu witwa Deborah hano muri kano gace nta muntu muzi witwa Deborah muri kano gace Freddy se aruhaba Dore uzi ko abafana bamamagaye bakambwira ngo baragukunda. nta muhungu atera kabisa ubaye igifu ntureze gute umuntu atera singa byawe ngo umuhungu yawe yafukamye ngo ateye ifi mani ko nariteye ubwo nabaye igifu. Yesu ugifu rimwe no mukava ubaza ko ugeza mu rugo ubaga umufuka ntago nzabikora oya ntago mguma mfukama rogo mugafukama wapi Yesu wanje nkora uzuza utuntu uri uturenga nose kiyambonye yiruka ahubwo wahungabana nyene ni bwa bwoba aracafite inuza ariko mvuga ngo nimba wateye ivuga fukama uzi kaje mwana abonye ubundi umukobwa yafukama uriya nibakoze amateka kwisi ni umukobwa niwe kwiye gufukama akabwira ati umuhonga ati bashaka mugute ngo yume wati imeri mi yego nyamba wiri you arimo navuze ngo ari you marry me yes ariko sura mtunavuze ati imeri mi nabyo byakumvikana imeri mi nago ndo mwarimu w'icyongereza je naje nacyonze ariko ngo wumve ngo abantu dufukame nitwe twabikwegera akareka nabuzongera tuzahindura amateka baje badufukame je wanje nimba uhari uzafukame iwanje uzafukame ngewe uzanterure azaguheka uzashaka ufite ibibuno binini kugira ngo uzahite ubyicaraho ate yarya nk'igisabo ahubwo ngiye ufite akabazo nyamubaza kamatsiko ariko ndakubaza nk'umukobwa ntayakambaze sister wa musister agakambaze nari ninjye rero agateguriye kambwira we nayo ko wamenye kambwira wambwira impamvu umukobwa ujuma akunda kuvuga ngo nimero yaje bayikuye yimwandikiye akona nimero shasha ngo nimero n'umugoye muganga dukomeze kuvugana ngo manzi ubwire bayikuye nanga atuye mu isi cyangwa atuye ikuzimu atuye mu isi none tekerereza ntago bashaka ko baziguha bazigirana none atuye mu isi ya wenyine na Shari Silva yavuze ko atabikunda yego ngo ntihazagira umuntu umamagara rwose ntazi nahise gahunda ikumamagara uriya mukobwa ese cyangwa umuntu
aracyari single man. vugisha ukuri ukuri ndashaka kumuhamagara ndamukunze nice Aracyari single. ugiriye ihe nama Afite amafaranga. oya je niba afite amafaranga nagenda umukobwa afite amafaranga niwe ahita aba umugabo uzi ikibabaje se ahita gutegeka utahite saha ndakubone saa 12 mu rugo ikibabaje ibyo uri kuvuga ngo ariko byo Ntwara amazi muri douche. Icyongereza bishyire mu cyongereza mu cyongereza Yaravuze ngo arakizi bro yumva ikinyarwanda gike. arakizi man wowe nandi kuvuga arabyumva narabyumva byose ko yananirwa gusubiza ndamukunda kabisa abyumve Sherry babo mwitanga Sherry Silvers I love so much I like it and I need you so much you like it Cyangwa kiraba Chelsea I like you and I like what you do yes and and I so much I love you so much Thank you.